Reka nongere mbasuhuze cyane mwese mukomeje gukurikirana Afrivox TV, nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muherereye hose mu byo muri gukora byose. Babwire nti amahoro imigisha byose bituruka kwa Nyagasani bihundagare cyangwa se bisesekare kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana Afrivox TV. Mbashimira ko mwarakoze subscribe, nawe utarayikora musabe ubanze ukande subscribe ubundi dukomeza. Hanyuma uyu munsi nje mbabwira ko muri Afurika habaye icyo nakita ibara. Umuhanzi Diamond twemera turi benshi hano muri Afurika, ndetse umaze kubaka izina ari mu bamaze kugafata nk'uko dukunze kubivuga hano muri Afurika nzima, ndetse burya no ku isi yewe hari benshi bagiye bamuzi batandukanye bari ku yindi migabane itari kuri uyu nguyu wacu. Yaba yashinjijwe rero kuba yaba ari umujura. Si umujura w'ibigori, si umujura w'ibijumba, si umujura w'ibitoki, ahubwo umuhanzi mwene wabo wahoze anamukorera cyangwa se ari muri level imwe cyangwa se muri label imwe n'iya Diamond, ndavuga Wasafi. Yaba yamushinjije ko yaba Diamond yaramwibiye indirimbo. Uyu ni uwo bita H Baba, uyu muramuzi cyane ko nawe aherutse kuvugira gutya agasezera muri Wasafi, akaba yarivuyemo, ariko urumva ko yahozanye na Diamond bakorana. Hanyuma rero uyu muhanzi akaba yashinjije Diamond kuba yaramwibye indirimbo ebyiri, harimo n'izakunzwe cyane cyangwa se zabaye ibyamamare cyane muri no industry ya music muri Afurika. Umuhanzi w'icyamamare rero muri Afurika ukomoka muri Tanzania uwo bita Diamond Platnumz, muramuzi cyane. Yagize gutya yifatirwa ku gakanunu na mwene wabo H Baba. Uyu muhanzi ushinza Diamond ariwe H Baba aramushinza ko yaba yaramwibye indirimbo arizo Nataka Kulewa. Iyi murayizi cyane, yarabiciye biracika, ndetse na Zilizopendwa. Iyi nayo murayizi cyane ko iri mu zakunzwe mu ndirimbo za Diamond zose. Iyi ngiyi irimo kabisa, murabizi yo gutangira kugacika. Mumbabari, I'm not good at singing. Hanyuma rero iyi ni inkuru dukesha ibinyamakuru byinshi byo muri Afurika birimo Nairobi News, All Africa, ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Isimbi.rw nayo yabyanditseho. Ivuga ko uyu muhanzi yaba yashinjwe kwiba indirimbo ebyiri za H Baba. Diamond none arabigenza ati mwuka byaramwe. Ibintu ko bitari bisanzwe, twari tuzi ko ari umuntu uri creative cyane, agira creativity, ibyo akora byose ari ibyo, ariko urumva ko H Baba yamwifatiye ku gakanati uwo kabyara, nubwo burya wahoze uri boss wanjye, ariko wibuke ko wanyibye indirimbo ebyiri. Uyu H Baba yagize ati, aganira na Kenya News, yagize ati indirimbo Zilizopendwa ni iyanjye, njye nibwe akazi kanjye none ngo nceceke. Ati se nibwe akazi kanjye none ngo nceceke? Ati kuvugwa kwanjye ni ikosa, niba abantu bakeka ko mbeshya nzafatwa imfungwe. Nataka Kulewa yari iyanjye, nashakaga kuyizanamo Q Chiefs. Aya ni amagambo rero ya H Baba abwira Kenya News, ababwira ko yibwe izo ndirimbo ebyiri arizo Nataka Kulewa na Zilizopendwa. Uyu muhanzi wahoze muri Wasafi ya Diamond Platnumz avuga ko kandi atigeze yitabaza inzego zibishinzwe, kuko atari bwo ubuzima bwe bwa buri munsi cyangwa se lifestyle yiwe, ngo nta garuka ngo gateye, ahubwo ko nubwo bimeze gutyo, nubwo yakunze kugenda yibasira Diamond, agira byinshi amushinja kuba yarakandamizaga abahanzi babaga muri Wasafi, ariko ngo aracyamufata cyangwa se aracyamuha icyubahiro nk'umuhanzi mukuru, ngo ntabwo aramutera icyo cyizere cyo kuba ari umustar no kuba yamwubaha, ngo ntabwo ibyo ngibyo arabimukuraho. Ngayo nguko rero H Baba ati nyamuneka, burya nubwo Diamond yagize gutya agatera imbere akaba ari umustar ku rwego rwa Afurika ndetse no ku isi, atari ko burya hari indirimbo zimwe zamufashije gutera imbere na zimwe zamufashije kuba umustar. Naba narabigizemo uruhare cyangwa se yaba aranyibye agatwara umushinga w'indirimbo zanjye akagenda agahita azisohora, akazinyiba akazisohora. Ati se kuba naribye ni nceceke? Ati kuvuga kwanjye se ni ikosa? Uwo ni H Baba ushinza Diamond Platnumz. Wowe utarakora subscribe kuri Afrivox TV, nkubwire nti
uracikanwa cyane, gira gutya uturemere ukore subscribe kuri Afrivox TV, ubundi kandi kunzogera tujye duhora tubana mu biganiro byinshi bitandukanye tunyura za kuri ino channel, tubagezaho amakuru y'abastar benshi ndetse n'imyidagaduro, sport ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Kora subscribe rero, duhe comment ndetse na likes, ubundi twikomereze cyane kubana kandi nkomeze mbifuriza umugisha uturuka kwa Nyagasani. Ciao ciao, Imana ibarinde.